Kasongo yeye Mumari nanga none si cyasho Kasongo mbona wewe ikintu ngiye numva songa libala tase anje se sindi leta twebwe ubundi twe natwe turi leta tunyana bibona rwose abigezeho wari ubizi n'ikindi se ubu ngubu nta kindi narenze ubundi leta rero sasa leta isigaye ifite ukuntu irwana ku baturage bacu ubirabagwanya neza ikubira barwanaho barwanya ibagwana ukuntu bigenda se leta yakoze ikintu nimba ari umuti nimba ari urushiye simbi batera abaturage ku buryo amara umwaka wose atarwaye amezi 12 po bakirika atagiye kwa muganga se cyangwa ndahandange najyaga ngwara ibintu se bisa nk'ibituntu nanjye wasanga nibikiyo mituweli ngo mituweli urayizi mituweli se ubundi bimeze uko mituweli nyine ni ikintu gira gutya ikavuga ati abaturage bacu bagiye kujya bishyura amafaranga runaka hanyuma igatekereza ati abo baturage bacu numara kwishyura amafaranga runaka ntabwo bazongera kurwara nawe wamara kuyatanga ntabwo wongera kurwara ni burundu ubu umwaka wose ugenda ushira ubu nanjye ubu ngiye namara umwaka wose natagwara malaria natagwara igituntu banza umenye neza mituweli ubundi wambwiye ko mituweli ese makuru wayakuye hehe narizi kuba muri iyi si none nago ubuyibamo horamo pe igitondo n'ikigura amanywa nijoro mbona nkubona ducana uncaho nanjye guca ariko urimo urambwira ngo mituweli ntabwo yize none ngo kanumva amaradiyo yose ise byabyagiye none umva radio yi Kiss FM radio shingiro n'akaradiyo kanje gahora ku musego na radio radio Rwanda nayo ndayumva kuko utaramenya mituweli keretse nimba bicaho ninjira gatotse kantwaye n'abandi cyana mutse mba natumva mituweli bayicisha igihe cyari cyo cyose ese no mu giturage ubamo ubona te nabyumvise bamubaza no mu giturage ubamo ntabwo uramenya neza nta nubwo urumva n'umuntu abiganira na mugenzi urajya se kamo abantu 12 wamenya aho kugira inama ari ubu ahubwo yongeye kujyunza umbwira inama nk'iyo nshyashya cyose arabo ndebwabwire hanyuma se babikorera hehe reka maze ngwire banze sari bugezemo pe wandi usiza handi wabaga ikuzimu manza ari mwijuru kuko kwisi yo nkuru nago ne nakayahomvisha ubwo nyumvishe ndayebwira na bagenzi banje ahubwo mbwira ni hehe ubwo rukingo tujye kurufata ugira ngo biragoye nuko banza kubyumva ariko byaba ari byiza umwaka wose utagwara umwaka wose none hose n'urukingo ni ibinini sinzi nanjye ukuntu leta ibigenza nimba ari maji ntabwo mbizi ari ukuntu ugira utushaho gatoya ntabwo ibi bibaho tega amatwi unyumva hari ukuntu utushaho gatoya bakagukubita urukingo rw'amezi wagiye ureka kabanza ukanyumva ubu noneho hari ukuntu utushaho gatoya ugakora ikosa hagacaho nk'ukwezi kumwe utishyuye udatanze ya mafaranga ya mituweli nyine yawe atuma nyine umara umwaka utagwara none iyo utushijeho gatoya ukamara ayo mezi 2 cyangwa 3 indwara gukubita hasi ku buryo ujya kwa muganga uza amafaranga baguca hasi kare impamvu abantu b'iki gihe basigaye bagwara ugasanga gukira ibintu biturutse kure niyo mpamvu ugasanga ngo ugiye ngo kugura ibinini ntibigire n'icyo bimara ugasanga umwezo nka za kwaritemu n'ebyiri utari woroherwa ugasanga n'iki none se uboneza kwaritemu uzikurayo ahandi mu bacuruzi n'abacuruzi baranga bashinga ubuduka rero kuva umaze kumenya ubwo mbimenye cyitwa mituweli umaze kukimenya nakimenye nabyo nimba ukimenye rero ukwezi kwa 12 ni kujya kugira ujye utangira ubare ukwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu bayitanga mu kwa gatandatu Haje turi mu kwa kanga turi mu kwa gatanu turi mu kwa gatanu harabura ukwezi kumwe nuvuga ngo ngiye kwihangana nshaka ukuntu ndabona atari nagwara malaria cyangwa se ariko njya ngwara n'ibicurane ndayihangana nshaka ukuntu ndabona atari nagwara muri iyi umwe so igisheke akantu kose urwaye iyo watanze ya bitatu aye wewe uhita wirukanga ukirukanye kwa muganga bitatu byonyine
byonyine noneho reba noneho uragenda ugatanga nk'ibiceri 300 cyangwa 200 bakakurundira imiti myinshi cyane bakabirunda rwose ukagenda ubifashe byose ibicurane waba wakomeretse ku kirenge ijwa ryakujomba naho harakira yego urabinywa icyambere no ubwo nagaru urukingo gusa manza icyambere no kubumukarima ariko sha nimba noneho umaze kubisobanukirwa neza nabyumvishe urukingo rumara ukwezi amezi 10 nayo nabiri umwaka wose amezi 12 nayumvishe ukwezi none nanga ndabyumvishe ni ngo mituweli sinzi ukuntu babigenze nimba bakoresha wabuze ngo tubahamagarira kubaho leta ushaka kubaho leta oya zemera negereza ukwezi kumwe ngiye bazagukozemo nago aya ubundi cyakuyamagarika nawe icyambere n'amakuru radio yawe ubwo yamaye nta kibazo radio yawe yigurisha nta kikumari nuvuga ngo rero ahubwo ngiye kujya nzuma amakuru ntuyamenye wowe ngiye kujya nzuma amakuru nimba radio yawe itaguhaga amakuru uzagura indi shyashya ivuga amakuru ajyanye n'ibintu bigezweho sibyo ahubwo ngewe nari mfite ikibazo arige njya gushyira nk'ahantu nshaka kigasamira bikavuga bididimanga cyetse nimba ibiragi nabyo bisigaye bijya kuri televiziyo ku radio kuko izo ni za radio za basogokuru bagusigiye nyogokuru wawe izo bagusigiye wowe genda ugure radio y'ikinyejana iki gihe tugezemo cya vetiveti twara nayirenge ubu ni 25 noneho rero genda ugure radio ijyanye n'ikinyejana noneho urebe ukuntu kuri nanjye numva amakuru agezweho za mituweli hafi aho noneho iyo bakubwiye amatangazo nk'uko ikibazo ko nabuze agacupa ubona naka kagiye gushiramo wako radio wakaguze nibonera n'akandi gacupa nazanye amakuru nkuhaye ntunyishiye urimo uranywa wenyine ngaka ni gacyana nubwo kaduhaza ahubwo uranywa bitangahe y'iki yako radio ubundi sinyumva amakuru ariko yo wenda ugashobora kugura se cyangwa yo kugura icyo gipfu cyawe yako kagura da ni nakazima ni nagashyashya ntacyo gatwara imana ndakumvira hari wibyitaho ngewe ndagira ngo inama ya nyayo wegenda ku mucuruzi kandi ubinyangamugayo ibyo nibyo nshaka ku mucuruzi umubwira ati rero umucuruzi tuba inshuti uyu munsi tuba inshuti ngewe ntago nzongera kuza ngo ngire gute ngombye ejo simwishyure ngewe makaradiyo kagezweho k'ikinyejana ariko ntumpende nibirangira noneho umubwira ati ngewe nzakwishyura ku gihe nimba ushaka ko nzakwishyura buri cyumweru nzabikora nimba ushaka ko nkwishyura amafaranga y'injeza noneho ako karadiyo akaguhereza ujyane n'igihe azi kare byo kavome ku musego nta buceri nyine ufite ngo iranye kugurisha ubundi ntabwo